yahamagaye umugabo wari uri aho ngaho ku muhanda ati nyakubahwa ese wamfasha kuko ndi kumva hakonje kandi naho kurara mfite, ese hari aho wandangira? Nuko wa mugabo aramwihorera arigendera, ntigera yongera no guhindukira. Umugabo yigira nkaho atamwumvishe, atangira kuzenguruka umuhanda ari kuvugiriza, yigira nkaho atarahari. Tekereza kabiri, uyu n'undi munsi kuri wowe nanjye muri paradizo. Tekereza kabiri, n'undi munsi njye nawe turi muri paradizo. Tekerezeho. Nuko umukobwa ahamagara umugabo mu muhanda. Uwo mugabo aramubona, abona yuko umukobwa atangiye kurira, ari kurira, abona yananiwe ndetse ibirenge bye byakomeretse, atabasha kugenda ariko ari kugerageza. Tekereza kabiri, uyu n'undi munsi kuri njye nawe muri paradizo. Tekereze kabiri, uyu n'undi munsi njye nawe muri paradizo. Bitekerezeho. Nyagasani, ese nta kintu kirenze umuntu yakora? Nyagasani, ese nta kintu kindi umuntu yavuga? Ushobora kuba wagira icyo uvuga ku bigendanye n'imirongo iri mu isura ye. Byashoboka yuko wabona ko amaze igihe abayo, kandi ko bishoboka yuko ahora ahinduranya aho kuba kuko atamukwiriye. Tekereza kabiri, uyu n'undi munsi kuri njye nawe muri paradizo. Tekereza kabiri, uyu n'undi munsi njye nawe muri paradizo. Gusa bitekerezeho. Bitekerezeho n'undi munsi kuri wowe nanjye muri paradizo. N'undi munsi kuri wowe nanjye muri paradizo.